Bavandimwe inshuti z'ikoranabuhanga n'itangazamakuru ishingiye kuri interineti, baramukije mu rukundo n'icyubahiro. Uyu munsi turi hano tuganira ku ngingo ikomeye cyane ku bantu benshi, ivugurura rishya rya YouTube ku itariki ya mbere Kanama 2025. YouTube urubuga rukomeye ku isi, rukoreshwa n'abahanzi, abanyamakuru, abacuruzi ndetse n'abanyagicuri. Ariko noneho hari impinduka nshya zakozwe zigamije kunoza imikoreshereze yarwo, kurengera uburenganzira bw'abakoresha no guha amahirwe benshi abahanzi bato n'abanyarwanda. Dore impinduka nyamukuru zakozwe: amategeko mashya yerekeye uburenganzira ku mafoto n'amashusho, copyright. YouTube yashyizeho uburyo bushya bw'ikoranabuhanga bukurikirana neza indirimbo cyangwa amafoto akoreshwa biherewe uburenganzira. Ibi bigamije kurinda ibihangano by'abahanzi n'abandi barebwa n'amategeko y'umutungo bwite mu by'ubwenge. Icya kabiri, guhagarika kwa konti. Kuva ku itariki ya mbere Kanama, konti zose zarenze ku mategeko amashusho. Kuva ku itariki ya mbere Kanama, konti zose zarenze ku mategeko inshuro zirengeje 3 mu mezi 6 ziherutse guhagarikwa burundu. Ibi byateye impagarara, ariko noneho bifatwa nko gerageza kurengera umutekano wa YouTube. Icya gatatu, ibikorwa byo kugenzura biri kuri YouTube bihujwe ni intelligence cyangwa se AI. YouTube yakoze ivugurura ikomeye aho amashusho, amajwi n'ibitekerezo bigaragara kuri video byose bigenzurwa na AI yihuse kandi ifite ubushobozi bwo kwerekana amakosa mu magambo cyangwa imyitwarire mibi nk'urwango, iterabwoba n'ibihuha. Uburyo bushya bwo kwishyurwa monetization model. YouTube yongereye amahirwe ku bantu bafite abarebye video zabo inshuro nyinshi n'abatabuzi benshi. Ariko hari na bonus nshya zitangwa ku bantu bafite ibisobanuro byujuje ubuziranenge nko mu rurimi rw'iwabo. Aha ni amahirwe ku banyarwanda. Icya gatanu, uburyo bwihariye bwo kwamamaza ku baturage bo muri YouTube yatangije igerageza uburyo bushya bwo kwamamaza bw'umwihariko muri Afurika, aho abantu ushobora gutangaza ibicuruzwa bye mu Rwanda cyangwa mu rurimi kavukire, bikamufasha kumenyekana mu buryo bworoshye. Icya gatatu, icyo bivuze ku rubyiruko nyarwanda. Dore amahirwe, abahanzi bashya bashobora amafaranga binyuze muri video zabo. Abacuruzi bato bashobora kwamamaza ibyo bakora kuri YouTube atari ngombwa ko bafite amafaranga menshi. Abigisha bashobora gukoresha YouTube mu gusangiza ubumenyi ku buryo bwemewe, bakunguka ababakurikira. Icya kabiri, dore inzitizi. Uburyo bwo kugenzura video bwakajijwe, bityo ugomba kwitondera amagambo ukoresha. Abantu benshi bashobora guhagarikirwa konti niba badakurikirana amategeko mashya. Icya kane, dore inama n'ibitekerezo. Menya amategeko ya YouTube. Jya usoma amategeko mashya buri gihe mbere yo gushyira video kuri YouTube. Ntugashyire ibyo utizeye uburenganzira bwo kubikoresha. Koresha ururimi rw'iwanyu. Noneho ushobora gukoresha Ikinyarwanda ugatanga ibisobanuro birambuye kuri video yawe. Ibi bikongerera amahirwe yo kubona amafaranga no kubona abamamaza. Tangira buhoro buhoro nubwo YouTube ishobora gutanga amafaranga. Tangira wubake izina ukoresheje inzira kandi utanga umusaruro. Ubwo tugeze ku musozo w'ikiganiro. Wowe ugeze kuri iyi channel mushyashya, kanda kuri iyo button hasi ya subscribe kandi no kuri like, maze dukomeze tujye tubagezaho utuntu tw'ubwenge. Bikomereze. Twese dufite amahirwe angana mu ikoranabuhanga. YouTube nk'urubuga ruhuza isi yose, rufite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwawe niba urubyaza umusaruro uko bikwiye. Mureke dushyire hamwe, dukore ibisobanuro, twubake ahazaza y'ikoranabuhanga ryacu bitangirira mu rurimi rwacu n'umuco wacu. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mukande kuri subscribe kandi no kuri like kugira ngo ibiganiro nzajya mbagezaho buri munsi bijye bibageraho bitiriwe binyura ku bandi, nawe byibuze byaguha umusaruro.